Yesu ashimwe. Ndashima Imana ku mwanya mwiza tugiye kuganira. Ni gitaramo cyangwa se ni isengesho rya DELIVRANCE, isengesho ryo kubohora, isengesho ryo gusengera ibintu bitandukanye, abarwayi, abakene, imfubyi, abapfakazi, abadafite akazi, ni ibintu bitandukanye. Iyo tugiye muri DELIVRANCE ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera akadufasha, akatuganiriza, akatugira inama, cyane cyane turi mu bihe bigoye abantu, bigoye isi, ibihe bya COVID-19. ni ukuvuga ngo ibi bihe bya corona bigenda bituma abantu batinya, bagira ubwoba, biheba, bacika intege. Ariko nagira ngo hamwe n'ijambo ry'Imana, hamwe n'ubutabazi bw'ijuru, Imana niyo iyobora cyangwa se niyo itugenga mu bintu byose. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo ni ibice 11 umurongo wa 28. Mu magambo make cyangwa se ni ijambo rigufi cyane, haravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe nimuze musange ndabaruhura. Mu by'ukuri abarushe ni bande? Abarushe n'abarwayi, abarushe n'abakene, abarushe n'imfubyi, n'abapfakazi, n'abantu bafite ingorane cyangwa se ibibazo bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Abo bantu rero bakeneye ubutabazi, bakeneye ubufasha, bakeneye ubuvuzi, bakeneye ubujyanama, bakeneye ubutabazi. Abo bantu rero icyo dusaba Imana, icyo twinginga Imana Data, no kugira ngo bahabwe ubufasha, bahabwe ubutabazi, bahabwe imbaraga, bahabwe ubwenge, bahabwe uburinzi buva ku Mana. Rero muri uyu mwanya nico kiganiro cyangwa se ni n'iryo sengesho ndabikora muri sorte y'ikiganiro mu minota mike, kugira ngo abantu bumve impamvu ngira ku Mana. Buriya rero Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ni ukuri ku ijambo ry'Imana, Bibiliya ni umuyoboro w'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi ni umuyoboro mwiza cyane twagombye gufatiraho urugero. Iyo dusoma ijambo ry'Imana tuba tureba intwari zo kwizera, tuba tureba abatubanjirije, tuba tureba abakoze mbere yacu, imirimo bakoze, intambara bahuye nazo, ibigeragezo bahuye nabyo, noneho tugahungira ku Mana, tukavuga ngo reka dusenge Imana y'abatubanjirije. Tureba imirimo Paulo yakoze, inzandiko zigera kuri 13 Paulo yanditse. Iyo tubitekereje rero tuba tuvuga nti ariko Paulo yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ukomeye, yari umunyembaraga, yari umunyamaboko, yari umuntu ufite umutwaro, yari umunyeshaka, yari umuntu ufite igikundiro, yari umuntu ufite urukundo, yari umuntu ufite ubwiza budasanzwe, kubera ko yakoze ibintu byinshi. Ariko tutirengagije ko Paulo yabanje gukora ibintu bitari byiza. Yabanje kuba urenganya itorero, urenganya abakozi b'Imana, urenganya abagaragu b'Imana. Ariko ibintu birahinduka, arahinduka aba umwigishwa mwiza wa Kristo, atangira kugenda uko Imana ishaka, atangira gukora imirimo ishimwa n'Imana kandi ndetse ishimwa n'abantu batandukanye. Rero ndabasaba ko mwizera Imana, muyikunde, muyitekereze, muyirote, mwumve ko iri hafi yayo, mwumve ko ibakunda, mwumve ko mu by'ukuri dufite Imana tuba dufite byose. Iyo dufite Imana tuba dufite umugisha, iyo dufite Imana tuba dufite amahirwe, iyo dufite Imana tuba dufite
ibyishimo. Iyo dufite Imana tuba dufite uburinzi budahangarwa. Iyo dufite Imana tuba dufite gukomera. Rero kuba tunaniwe, kuba turushe kubera covid, kubera akazi gakeya, abantu babuze akazi, abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ngo mwese, abo bantu mwese muze kuri Yesu. Muri Yesu harimo zose. Muri Yesu harimo umugisha, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ibyishimo, muri Yesu harimo uburinzi, muri Yesu harimo ubutsinzi. Isengesho rero turi bukore ni iribohora. Kubohora, habohorwa uboshe, habohozwa abantu bafunzwe, baboheye kwa Satani. Rero umurimo w'Imana, umurimo wa Data dukora ni umurimo wo kubohora, ni umurimo w'ubutabazi, ni umurimo w'ubufasha. Iyo dukora umurimo w'Imana rero ni ubufasha, ni ubutabazi, ni ubuvugizi, kubera ko Imana dukorera, Imana tubwira ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Yesu niwe wabikoze, ahamagara abananiwe n'abaremererewe, arababwira ngo nimuze musange mbaruhure. Muri iyi minsi Yesu aravuga ati, ngwino, reka kwinangira umutima, reka kwirwanirira, reka kwiheba, reka agahinda, reka amaganya, reka. Ibyo bintu ugomba kureka rero ni byinshi, kandi Yesu yiteguye kukunezeza no kukurwanirira. Iyi gahunda ya delivrance ni gahunda iri special, ni gahunda idasanzwe koko, ni gahunda y'imbaraga, ni gahunda y'ubutabazi, ni gahunda yo gufasha. Rero nitugusengera, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe, wumve ko Imana yiteguye kugutabara. Rero mu bintu turi bukore harimo gusengera abarwayi, harimo indwara zitandukanye. Iyo tuvuze kanseri tukavuga amaso, tukavuga umutwe, tukavuga igifu, tukavuga amatwi, tukavuga insiko, tukavuga amano, tukavuga imitsi, tukavuga abafite imisatsi yapfutse ikagenda igashira, abantu bafite ikibazo cy'ubwonko butameze neza, abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, abantu bafite ikibazo cy'umugongo, abantu bafite ikibazo cy'ibibyimba mu nda. Abo ni abantu benshi, ariko nagira ngo mbabwire ko Yesu yiteguye gukora ibitangaza. Hari abafite umwingo, hari abafite ndetse na paralize, ariko nagira ngo mbabwire ngo abo bantu bose Yesu yiteguye kubafasha. Hari igihe tuba twibaza nti ariko Yesu azafasha isi yose bikunde? Niwe muyobozi, kandi niwe uri hejuru y'ibyo bintu byose. Yesu rero tuvuga niwe utanga ubwenge, niwe utanga imbaraga, niwe utanga amavuta, niwe utanga ubushobozi. Ushobora kwibaza nti ariko Bishop tuganiriza afite uburambe bungana iki mu kazi, mu murimo? Mu by'ukuri ibyo byo ntabwo bya experience, ntabwo ari byo nirirwa njyamo cyane, ariko nagira ngo mbabwire ko n'igihe tugize dukora akazi ntabwo ari kigufi, kirekire, n'imyaka myinshi tugize dukora uyu murimo. None nagira ngo mbabwire ngo mwebwe abananiwe, abarushe, baremererewe, abafite agahinda, bafite ingorane zitandukanye, mwizere gutabarwa, mwizere guhemburwa, mwizere ubufasha, mwizere kubona Imana ikora ikiza, mwizere kubona mubona Data ahindura amateka, asenya indwara zananiranye. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo Baba, hakuna neno usilowezekana. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo Mungu, hakuna neno usilowezekana. Tatenda mambo Mungu.
katika ngambo za kila administration de l'avenir militaire ya Bomande. Mwizina rya Yesu Kristo umwami turakwereka tuzanye raporo imbere ya data imbere y'umuremyi w'isi n'ijuru tuzanye izi ndwara maze kuvuga maze gukora liste y'ibirwara byinshi kandi ndasenze mvuga ngo mwami kora igitangaza gikomeye. Tatenda mama hakuna neno sinawezekana. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo baba. Mu mbaraga za Yesu Kristo nkweretse aba barwayi nibakire gukira, aba barwayi nibakire kuba bazima, aba barwayi nibakire imbaraga z'umwuka wera, abarwayi nibakire ubutabazi bw'ijuru, abarwayi nibakire Yesu kiza, abarwayi nibakire gukira, abarwayi nibakire ubutabazi, abarwayi nibakire ubutabazi, abarwayi nibakire ubutabazi, abarwayi nibakire ubutabazi. Ndagushimiye mwami, 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 ndagushimiye mwami kuzukora ibitangaza, 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 ndagushimiye mwami kuzukora ibitangaza. Haleluya. Abarwayi nibakire gukira, 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 abarwayi nibakire gukira. Ndagushimiye Yesu ko legimiste conforme dilande tupile kanda sokolomatika alobatanda ibenge. Ndagushimiye mwami kukoze imirimo ikomeye kandi imirimo y'indashikirwa, imirimo y'igitangaza. Mu izina rya Yesu twizera kandi twemera ko abarwayi babaye bazima ku bwawe. Amen. Amina. Yesu nabakize, Yesu nabagire bazima. Tugiye gutanga report ikomeye ivuga ngo mwami ndakwereka abakene. Abakene iyo tuvuga delivrance ushobora kugira akazi, ushobora no guhembwa neza pe, ariko uri umukene. Ku umukene nuko ibyo ugomba gutunga, ibyo ugomba kuba ufite utabifite. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo uba uri umukene. Umukene ni umuntu udafite ibyo yifuza, udikange udinge ni merigade bongiri mande kliniga. Ubukene ni ukutagira umugisha, ubukene ni ukutagira access ku bisubizo, ku migisha, ku iterambere, ku butunzi, ku bukire butangwa n'Imana. Ubukene ni ukuba udafite ibintu by'ibanze umuntu akenera mu buzima. Icyo gihe witwa umukene, witwa umuntu udashoboye, witwa umuntu udafite ibyangombwa. Ubu bukene rero buza bukurwaho n'Imana. Yesu yavuze ngo nimuze mwebwe abadafite amafaranga, mwebwe abadafite akazi, mwebwe abadafite ibyo murya, mwebwe abadafite ibyo mwambara, mwebwe mubayeho mu kwifuza by'abandi bagezeho, by'abandi bakoze. Hari n'abantu batekereza akavuga ngo reka dusenye biriya byubatse tubisenye byose bisenyuke, ariko dimini kropanda karbani kosolo bakari klima kadre mitoke elobande tekniki bondinga sala mukuru Rubanda pengina ruba shandara bakote egenemande. Data turagushimiye kuzukora imirimo ikomeye kandi uzukora ibitangaza bikomeye. Aba bakene, aba bantu bashonje, aba bantu badafite ibyo barya, abantu badafite ibyo bambara, abantu badafite uburenganzira cyangwa se badafite access ku migisha no kubisubizo kubera ubukene, kubera Satani yabakingiraniye mu kaga, mu bibazo, mu ntambara. Mwami turagusabye kugira ngo ukore ibintu bikomeye, ukore ibintu bikomeye. Aba bantu b'abakene bagaruke baze kuri Yesu, aba bakene baze ku mwami, aba bakene baze kureba data, aba bakene baze kugira jimini miriba ndoro maketi nangora merikandi yakosalaminga ruba tata ebeka shekondo lokita bangarandinge tokoloma tekiningiri salamango tokeri makokonkopa rengo shokolo maseke
shangara makasi katanda abulumanga. Ndagushimiye Kristo kuko ukoze igitangaza gikomeye, aba bakene bagahabwa ibyo kurya, bagahabwa ibyo kwambara, bagahabwa kubika saving, bagasavinga, bakagira amahirwe akomeye mu buzima. Ndagushimiye kubyemeye kandi ubikoze mwami, kubahaye gutunga. N'abantu benshi ari kubasange bagira inama. Hari abakurikira online, hari abashobora kuba bari hafi babyumva babibona. Hari abantu batandukanye bafite ingorane z'ubuzima cyangwa se ingorane zo kumenya odiri menigaria stambo menikripandaye bos ikatika aloba. Ndagushimiye mwami kuko utabaye aba bantu bakenye, aba bantu bashonje, aba bantu badafite ibyo bambara, abantu badafite aho baba, abantu badafite, ubahe umugisha mwami. Aba bantu bahabwa umugisha, aba bantu bave mu kaga, abantu bave kwa Satani, abantu bave mu bibazo, aba bantu bave mu ntambara, bakira umugisha w'Imana. Ndagushimiye Kristo kuko aba bantu harimo abagore, harimo abagabo, harimo abasore, harimo abagabo bakiri bato, aba bose mbasabiye umugisha n'ikiganza ciza no kugira ngo bakire umugisha, bakire ubutunzi, bave mu bukene. Dore wewe urimo ukurikira ufite ikibazo c'inyatsi yo mu rwego rwo hejuru, ubona amafaranga menshi ariko ntayo ugira, uri umukene. Bonde la 4 mission de la vonike et bandari. Bandala akotele mengi keleke ma sango buma aliteri kande lingotere mikelangosi katango bimini krepa ndala miki iguluma. Ndagushimiye Yesu kuko ukoze igitangaza, kandi ndagushimiye kuvuze ibintu binini kandi bikomeye. Vangela mini aluba tata bangosi kala mingiria aluba tite bemini kerimanga ase kitele mengi krikere menia. Amaso y'Imana areba hose, amaso y'Imana areba hose, amaso y'Imana areba hose, amaso y'Imana areba mu mitima, amaso y'Imana areba hose, amaso y'Imana areba hose, amaso y'Imana areba hose. Gonde la menia alimande kontelema singirigenima. Ndagushimiye mwami kuko amaso yawe azareba hose, azareba ibikomeye n'ibyoroheje, azareba imitima y'abantu binangiye, azareba imitima idatunganye, azareba bari kure n'abari hafi, azareba iyi nyatsi. Turayihagaritse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turahagarika iyi nyatsi mu izina rya Yesu. Duhagaritse inyatsi mu izina rya Yesu, 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 duhagaritse inyatsi mu izina rya Yesu. Jiminima alobatata benginika. Asanta jidoda peski demande propis contiva gemeni comparse e contra me cotia alema. Dore mwene data wo ufite ikibazo mu ijosi, ijosi ryawe rifite ikibazo, ufite uburwayi mu ijosi, ufite kanseri yo mu ijosi, turayihagaritse mu izina rya Yesu. Kanseri yo mu ijosi niyimuke, nive mu maraso, nive mu mitsi, ijosi nive mu mubiri. Au dimension de compli également, je m'escole pas ekoloma tingasi egresse. Proda ajemeni mungera breni sikatana mango etekas. Data ndagushimiye kuko ukoze igitangaza gikomeye. Iyi operation kuri uyu muntu urwaye mu mihogo, iyi kanseri nigende mu izina rya Yesu. Mana nkweretse raporo nanone y'umurwayi urwaye amara arwaye iyi kanseri iri mu mara, turayihagaritse mu izina rya Yesu. Ikindi kandi mwami turakwereka abanyeshuri biga ariko badafite ubushobozi, badafite amafaranga, mbasengeye mbasabira umugisha no kwiga neza no gutsinda neza no kubona amafaranga yo kwishura ishuri.
urakoze mwami kubifunguye, urakoze mwami kubyemeye, urakoze mwami kubiduhaye, urakoze mwami kuduhaye umugisha, urakoze mwami kuduhaye ayo mahirwe, urakoze kuduhaye izo mbaraga, icubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe uri Imana, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaho umugisha. Reka nderivira abantu batazabasenga, abantu batazabaja mu nzu y'Imana, abantu badakunda Imana, abapagani ndabasengera kugira ngo Imana ibatabare. Abantu bahinyura kuja mu nzu y'Imana, abapagani. Hari abapagani bo mu nzu y'Imana, abapagani baba mu rusengero n'abapagani baba hanze. Abapagani baba mu rusengero ni abantu bakora ibyaha ariko bari mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Aba ni abantu, abapagani ni abantu bari mu rusengero baba batizera, batakorera Imana, bataramya Imana. Abapagani ni abantu baba hanze, batahumekerwa n'Imana, batemera, badakurikiza, batagendera mu murongo. Abapagani ni abantu batagendera mu murongo w'ijuru. Hari amategeko 10 y'Imana. Aya mategeko iyo tuyubahirije turarindwa, iyo tuyubahirije tubaho neza, iyo tuyubahirije turatsinda. Rero aba bantu ndagira ngo mbabwire ko murananiwe, murarushe, muraremererewe, mufite akaga, mufite ingorane. Aba bantu Mana tuje imbere yawe tukwereka abapagani, nkweretsa abapagani Jimini poza la me katika asoro mandaye beme ekoloba shemide goskolo manda evezi minike probandi etesipo jeleme kaski andoro bate ranze. Ndagushimiye mwami kuko zigitangaza gikomeye, kandi ndagushimiye ko wihesheje icubahiro. Aba bapagani bakaza ku Mana, abapagani bakaza kuri Yesu, abapagani bakaza kuvugira Imana no gukorera Imana, bave mu isi y'umwijima, batabarwe n'ijuru, baze gukorera umwami, bayoborwe n'umwami, kandi Imana ibatabare. Mana tuzanye raporo kuko ni isengesho riri special, isengesho ry'imbaraga, isengesho rihumana, isengesho rivumura, isengesho risenya ubutware bw'umwanzi. Turagushimiye mwami ko usanze aba bantu ukabatabara, ukabagirira neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze, urakoze mwami, amen. Ndagira ngo mbashimire mu by'ukuri kuba murimo mukurikira, kuba mushaka gukurikira, kuba mufite inyota. Abantu baba bibaza kenshi, ni ibibazo mwibaza, bakavuga ati ariko Bishop biriya bintu bayabihishuriwe ryari gute? Ndagira ngo mbabwire ko nje ndi umuhanuzi. Guhishurirwa niyo turimo tuganira ijambo kuko turi mu ijambo. Imana ishimwe. Ogini mangara nk'ubu turimo tuganira ibi bintu, ndimo nderekwa ibintu ukuntu bimeze. Hari umuntu ufite ikibazo cyo kubura amaraso. Wowe ubura amaraso, wowe udafite amaraso, kadusengana. Panda Jimini bonona ya tramingas karamerika tive egros. Mwami Imana ndakwereka uyu muntu udafite amaraso, umuha amaraso, umwongera amaraso kugira ngo abashe kugira amaraso ari ku murongo, agira umugisha ukomeye, agira imbaraga zikomeye, agira amahirwe akomeye, agira ubwiza mu buryo budasanzwe. Ndagushimiye kubikoze kandi uzemeye. Lotere mekasyo englas. Ndagushimiye kuko zigitangaza, ko utazi umugisha n'amahirwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Umunsi wa delivrance rero ni umunsi wo kubohora, ni umunsi wo gusengera ibibazo byacu, ni umunsi wo kugendana n'Imana, ni umunsi wo gutega Imana amatwi, ni umunsi wo kunezeza Imana, ni umunsi wo kumva icubahiro. Ndagushimiye mwami kuri mu ruhande rwacu, kandi ndagushimiye ko utanze amahirwe, iterambere, umugisha.
ushobora kwibaza uri uvuga atari kunaniwe gute, dore wowe utazusinzira, wowe uryama tusinzira, nagira ngo kubwire ngo iyo ni pepo. Tugiye kugusengera nawe kugira ngo uzubone ibitotsi, uzuryama usinzire, kugira ibitotsi byiza. Nyemerera ngendane nawe, nyemerera mvugane nawe, haleluya. Nyemerera ngendane nawe mwami, nyemerera ngendane nawe, nyemerera mvugane nawe, haleluya. Nyemerera nganire nawe, jiminia ponza la Amerika tuk egolimanda. Nyemerera ngendane nawe, nyemerera mvugane nawe, nyemerera ngendane nawe. Mwami ndagushimiye ko wihesheje icubahiro kandi ukoze ibirenze ubwenge n'imbaraga z'abantu. Kanya gato ukoresheje ka deliverance, ndagushimiye ko uhembuye umurimo wawe, uhembura abantu barakijijwe, barangije bonda de calme kelmi grimasto pande ekos peria côté génération égrématique égonisation eforbe jemeni mandari. Mwami ndagushimiye kuko ukoze ibitangaza bikomeye. Mana ndagushimiye kuko uvuruze, usenye, ukubise hasi ibigirwamana, ibyishira hejuru byose kurwanya umugambi w'Imana, byose nibisenyuke mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwanzi nizisenyuke mu izina rya Yesu. Cubahiro c'Imana nikigaragara. Ndabashimiye mwese abarimo bakurikira, kandi abashimiye kuko tubanye mu mwanya muto wa deliverance, dusengera ibyifuzo, dusengera ibintu bigoranye mu mitima. Imana ibashigikire mwese, kandi Imana ibahembure, ibasubize ku murongo mwiza, kandi imbere ni heza. Yesu abiteho kandi abanezeza. Ubwo mu musanze, ubwo mu mwegereye, arabatetesha kandi arabaha ubuzima bwiza. Ni mu izina rya Yesu nsenze urakoze. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.